kwatura agakiza Bibiliya ivuga ubundi ni ukuri. Kwatura Bibiliya ivuga nyine ni ukwatura ko Yesu ari umwami. Bishatse kuvuga ngo kandi ukabyatura hari aho biri kuva mu ndiba y'umutima. Ni ukuvuga ngo noneho kuriye tujye mu rusengero bakabwiriza ijambo ry'Imana, bakabwiriza bakavuga ngo abantu bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni bande, bagahaguruka. Iyo bahagurutse bakavuga ngo vuga ngo mwami Yesu ndakwakira imbere umwami n'umukiza, uko niko kwatura Bibiliya ivuga. Buriya kwatura ariko nubwo umwimura ntajya kure yawe, kuko igihe ugarukiye ukatura uti nciye bugufi imbere yawe, narakubabaje, naraguhemukiye, wongera ungirire icyizere, wongera ugaruke muri iki. Ako kanya uhita wumva ibihe byiza byo muri Kristo muri wowe. Ibyaha unge ntekereza ko ari byasonewe, Imana yasoneye abantu bitewe n'iri jambo se riri muri Zaburi rivuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanye nzabigaragaza. Nkavuga nti se iki kintu nticyaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko ubukristo butakiri mu bantu? Ubukristo ntabwo bukiri mu bantu. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwebwe mudukurikiranye, mwaba muri hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana, mukomeze guhirwa mu byo mukora, Imana ihira imirimo y'amaboko yanyu. Jewe mubona ni Pastor Bernard, nkuko dusanzwe tubana kuri Yesu ni byose TV. Kuri Yesu ni byose TV turabashimiye mwe mudukurikirana uko bwije nuko bukeye, mwe mudushyigikira. Wowe wakoze subscribe turagushimiye. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kugirire neza, ndetse nawe ukora share, ugakora like ndetse na comment zanyu tujya tuzibona. Rero uyu munsi sindi jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuprofete. Giye kubibwira, mumaze igihe mumubona ku mbuga zitandukanye agenda hanura ibintu bikomeye, ndetse Imana imukoresheje ibintu bikomeye haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Ni umugabo wo guhamya Kristo kandi ukomeje kurinda kwera kw'Imana kuri muri we. Turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze Pastor Bernard, ndanezerewe kuba kuri Yesu ni byose, kandi nkunda kuyireba kuko iramfasha cyane, kandi mbwire n'abandi bantu rwose bakunda kuyireba ntimubyihererane, musharinga iki kiganiro. Uyu mugabo ariho amavuta y'Imana, ariho ubuntu bw'Imana, ni umugisha kumukurikira, kumushyigikira, kumufasha, kuko arimo arakora mu gihe cye, mu gihe gikomeye. Akeneye abantu bamwereka ko bari kumwe kandi bamufasha amaboko. Ndifuza ko abona baroni, abona abakozi b'Imana aho muherereye hose, nimukunde uyu mugabo kuko ariho amavuta, ariho ubwiza bw'Imana budasanzwe, ariho kwera imbuto zikwiriye abihannye, arimo aravuga amagambo y'Imana abohora imitima ya benshi. Rero profete, nezerewe kuba kuri Yesu ni byose. Amen. Imana iguha umugisha ndetse no kutuburesinga. Yesu akomeze kukugirira neza. Rero murumva turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuhanuzi. Ngira ngo amazina watangira wibwira, ngira ngo ni ubwa mbere badukurikiranye kuri Yesu ni byose TV bakubonye. Murakoze cyane. Ari igihe umuntu kubera igihe kinini amaze kuri kamera, mba ntekereza ko abantu bose baba batuzi kubera amafoto yacu barayabona kenshi, ariko ni Profete Olivier. Imana iduhana umugisha. Profete Olivier akaba ari n'umuyobozi watabarwa TV. Ngira ngo mujya mumukurikirana, kandi n'umugabo Imana igiye icishamo ibintu bikomeye kandi bibohora abantu. Umukozi w'Imana turakwakiriye. Murakoze cyane. Turakwakiriye muri Yesu ni byose TV, turakwakiriye. Wumve ko
hano naho ari mu rugo. Amen. Ya Imana ibaha umugisha mwarimu dukurikiye. Tugeze muri ka kanya keza tujya tugira ikiganiro cyitwa sobanukirwa. Uyu munsi muri sobanukirwa y'uyu munsi turi kumwe na Profete Olivier. Hari ibintu byinshi agomba kudusobanurira, twamutumiye tumuha ubutumire kugira ngo agire ibyo adusobanurire muri sobanukirwa y'uyu munsi. Rero utangirane natwe, usozanye natwe, ndabizi biraza kugenda neza. Mbere yo kubabwira topic tugiye kuganiraho, munyemerere tubanze dusenge kugira ngo Mwuka Wera abane natwe atuyobore. Imana Data mu izina rya Yesu, tugushimira akanya keza duhaye ko kujya tuboneke kuri zino kamera za YESU NIBYOSE TV. Nyemerera Mwuka Wera abane natwe muri sobanukirwa y'uyu munsi, urusheho kuduha ubumenyi ndetse n'ubuhanga kugira ngo buri mitima yose idukurikiye urusheho guhembuka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Mukozi Imana, tujya tugira ikiganiro cyitwa sobanukirwa. Duhamagara abakozi b'Imana, tugatumira abakozi b'Imana batandukanye, tukagira ibyo tubabaza kugira ngo abantu badukurikiye barusheho gusobanukirwa. Buriya iyo utasobanukiwe ntubona uko usobanurira abandi, ariko iyo wasobanukiwe uranasobanuka. Rero mu rwego rw'icyo kiganiro cyitwa sobanukirwa, twifuje uyu munsi kugutumira kugira ngo dusobanure ku magambo abiri. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ryitwa ubukirisitu n'uburokore. Muri iyi minsi hari inkubiri, ugasanga umwe aritwa umurokore, undi aritwa umukristo. Undi akavuga ati jye si ndi umukristo, ndi umurokore. Undi akavuga ati jye si ndi umurokore, ndi umukristo. Undi ugasanga aracuruza akabari, bati ni kwa murokore. Undi ugasanga ni umukristo. Ese muri sobanukirwa y'uyu munsi turifuza gusobanukirwa ijambo umukristo n'umurokore, ubundi bifitanye iyihe sano? Bifitanye isano. Reka ndishimye cyane ku bw'iyi topiki y'umurokore n'umukirisitu. Urumva umuntu wese uzi ko yabatijwe mu mazi menshi, abenshi bakunze kumwita umukirisitu. Kandi nibyo kuko kubatizwa ku mukirisitu wari we. Umubatizo usobanuye gupfana na Kristo ukazukana nawe. Ukuvuga ngo uba uhamije ikimenyetso cya Kristo cyo gupfa ukizera kuzazukana na Kristo. Muri make kuriya umuntu abatizwa bakamushyira mu mazi, biba bisobanuye gupfa. Biba bisobanuye gupfa. Noneho kumugarura ni ukuzuka. Kuriya bamukuramo ni ukuzuka. Iyo rero uvuye yuba wanditswe mu gitabo cy'abakristo, cy'ababarizwa mu muryango wa Kristo. Ariko tufasha abantu, umuntu kwatura ukabatizwa nabyo ntibisobanura ubukristo. Ahubwo kiriya ni ikimenyetso ko uhamije Kristo ko ari umwami n'umukiza ubuzima bwawe. Ariko iyindi migenzereze n'imigendere ya gikristo ni ikindi kintu, hari wenda tuzagaruka kukivugaho. Ariko tuvuze kuri kiriya ku bukirisito, abantu nk'uko nayo maze kubivuga, abantu bazi ko umuntu wabatijwe, umuntu kubatizwa, reka mvuge ngo kubatizwa no kuba mu rusengero, ibyo mu bigaragarira inyuma, uwo muntu aba yitwa umukirisitu. Kuba yarabatijwe akavuka ubwa kabiri, akaba afite itorero abarizwamo nk'umuryango, ni ubukristo. Ahubwo n'abapasiteri turabihamya tukavuga ngo iyo umuntu amaze gukizwa, kwatura, akabatizwa, tumufata nk'umukirisitu. Noneho ariko nanone ntabwo bimuha kuba umurokore. Turacyari ku bukirisitu. Ahubwo ukibaza ngo ese umuntu niba yabatijwe, afite itorero akabatizwa, ubundi umukristo
umuntu yakira ubukirisitu gute? Ese abo umukirisitu gute? Ari uko yabatijwe akavuka ubwa kabiri nicyo kigaragaza, akaba afite itorero nicyo kigaragaza yuko yakiriye ubukirisitu ari umukirisitu? Arega icyo kiroroshye. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umukirisitu nyawe ni umukristo uhamya Yesu nyine. Uhamya Yesu. Ukamuhamya mu kabari uhageze, ukamuhamya muri rogi, uhanyuze ukabona abandi bari kwinjira bishimye bitewe n'ibi byabashimishije bariyo, wowe ukahanyura uhamya Kristo. Amen. Aho niho wanyura ku mafaranga y'umuntu atayabonye, ibyo bigaragaza ubukirisitu. Shatse kuvuga ukayamusubiza ngo hari igihe umuntu avuga ngo niyiba atarabona ibyo ahura nabyo. Atarabona ibyo ahura nabyo, bura ntabwo bishoboka. Ubundi umukirisitu umubonera aho ngaho nyine yabonyeho kazi yo kuri tere, afite ibyo yiba kandi ntabyibe. Aho niho haba hamije ubukirisitu. Niho haba hamije ubukirisitu. Ariko kuvuga ngo niyiba atarahura n'ibyo yiba yakabaye abiretse, cyangwa kuvuga ngo ntasambana atarahura n'abo basambana yakabaye abiretse. Turi kuvuga ku ijambo ubukristo. Ubundi ndibaza ko ubundi ijambo umukristo rivuze uwa kirisitu. Ni ijambo ryakomeje gukoreshwa nyuma y'uko Yesu yasubiye mu ijuru, ubwo abigishwa intumwa bahitaga bakavuga ngo bariya ni babandi ba Kristo, bakavuga ngo bariya ni aba Kristo. Ahubwo nkavuga ngo usibye kwitirirwa ubukristo, umuntu ubwo bukristo abugira gute? Nicyo kintu twari turi kuvuga. Hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa avuga ngo mugende mubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza, abemera bakizera mubabatize. Bishatse kuvuga ngo umuntu iyo yakiriye ubutumwa bwiza akabwakira, akabwemera, akemera kuvuka ubwa kabiri, agashyira mu bikorwa iby'iryo jambo, yarangiza akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwana. Mu Baroma ibice 10:9 ngira ngo niho bavuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza uzakizwa. Bishatse kuvuga ngo kwakira agakiza ni ukwatura. Ni ukwatura, kwatuza akanwa. None se ko dufite abantu benshi dufite abantu benshi ahubwo batatuye kandi bakijijwe. Ugasanga umuntu arakijijwe, ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi, sinzi yenda wowe dukurikiye niba wowe waratuye. Sinzi, ngira ngo ubundi kwatura Bibiliya ivuga ni ukuri. Kwatura agakiza Bibiliya ivuga ubundi ni ukuri. Kwatura Bibiliya ivuga nyine ni ukwatura ko Yesu ari umwami. Bishatse kuvuga ngo kandi ukabyatura hari aho biri kuva mu ndiba y'umutima. Ni ukuvuga ngo noneho kuriye tujye mu rusengero bakabwiriza ijambo ry'Imana, bakabwiriza bakavuga ngo abantu bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni bande, bagahaguruka. Iyo bahagurutse bakavuga ngo vuga ngo mwami Yesu ndakwakira imbere umwami n'umukiza, uko niko kwatura Bibiliya ivuga. Buriya kwatura ni uguhamya. Ubundi se pasiteri ni umupolisi agira imbaraga zahagurutse umuntu ngo haguruka wihane. Imbaraga z'ijambo nizo zinjira mu munyabyaha, akiyumva neza, umucamanza akinjira mu mutima we akavuga ati ndagufasha, yego ntuncika, haleluya, urapfa cyangwa ukire. Umuntu agahinda umushyitsi ukabona ahagurutse n'ibimwira n'amarira, ati Mana imbabarire gusambana, Mana imbabarire ibi n'ibi, ukumva nyine aratuye, ntawe umwatuje, ahubwo abyatujwe n'umwuka. Nutse ko ni umwuka ubikora, si pasiteri. Rero urabona ko habonetse ibintu bibiri. Hari ukwatura wakira Kristo n'umwami n'umukiza, no kwatura ureka ibyaha. Habanza ni ukuvuga ngo habanza kwatura ureka ibyaha. Ko hari abantu barwanya iki kintu, Bibiliya ivuga ngo mwaturerane ibyaha byanyu kugira ngo mubabarirwe. Ese ko muri iki gihe ikintu cyo kwatura icyaha, ivuze ku cyaha usanga usa nk'ukoze ku murizo w'intare. Bize bite muri iki gihe? Mw'iyi minsi
agakiza ko mw'iyi minsi karimo karagendana na viziyo. Yehe. Mbese nuko ikintu cyo kwatura ubundi usibye no kwatura ibyaha n'umuntu kera yahemukiraga mugenzi we akumva umutima umuciriye urubanza akaruhuka ari uko yamusanze akamubwira ati inshuti yanjye ndabizi naragukomerekeje, hari ibyo wanyumvanye biragukomeretsa, ariko ndakwinginze umbabarire, nciye bugufi imbere yawe mbabarira. Aciriye bugufi umuntu si Imana. Noneho iyo yamuhaga imbabazi n'undi akazakira, hagaho n'ikimenyetso cyo guhoberana, ugasanga abantu barongeye barasangiye, barongeye barishimanye, barongeye baguwe neza. Nuko nako bivuga ngo mbere yo kujya gutanga ituro banza wikiranurira na mwene so. Urumva? Ariko uyu munsi birimo biracika ahantu, ntekereza ko nta n'ahantu nkibibona byo kwatura, gufata umwanya umuntu akavuga ngo njye nari umusambanyi, mu nsengero Imana imbabarira ubusambanyi, Imana imbabarira ibi n'ibi n'ibi. Hari inyoroshyo mw'iyi minsi. Noneho kubera ibyo bintu uwo mwanya utakibaho, uzi ko umuntu asigaye ajya ku ruhimbi akabwiriza abantu, akahava ajya muri rogi gusambana, n'ejo akaza n'ejo bundi abikora. Ni ukuvuga ngo ibyaha njye ntekereza ko ari byasonewe, Imana yasoneye abantu bitewe n'iri jambo se riri muri Zaburi rivuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanye ariko nzabigaragaza. Nkavuga nti se iki kintu nticyaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko ubukristo butakiri mu bantu? Ubukristo ntabwo bukiri mu bantu. Nk'umuhanuzi profete uravuga ko abantu bankurikiye mu byumva ubukristo, umuntu nawe umukristo ku giti cye abimenye, ariko mu bigaragarira amaso dukurikije ibyo turimo turebesha amaso, haba mu nsengero, haba mu bagabuzi. Ntabwo ndi gusenya ngo abantu b'Imana nanjye ndiwe n'ubu ndi kuvuga ubutumwa, ariko imbuto zikwiriye umuntu wakijijwe ntazihari, zararumba, ntazo. Ni kuri bose yenda waba uciyeho iteka cyane kuri bamwe na bamwe? Ni kuri bamwe na bamwe, ariko umubare munini. Nese iyo umuntu ajya kurwanira n'undi kuri televiziyo, bose babukorera umwami umwe bavuga bimwe, ati wowe urabeshya, undi ati njye ndavuga ukuri, cyangwa yenda urusengero rumwe rugafunga, urundi ntirube rwakwakira abandi, ukibaza uti si noneho iyi Mana. Ni ukuvuga ngo rero urumva ko hari ikibazo gikomeye kandi Imana igomba gutabara abantu. Twari turivuga kuri iki kintu cyo kwatura, singira ngo yenda cyagabanyije umuvuduko abantu babiretse, ari uko yenda abantu muri iyi minsi ushobora kwatura ibintu ejo ukabisanga iyo. Ubundi numvise Gafaranga avuga ati ibintu byo kwatura ibyo ntibizongere kubaho, ushobora kwatura ibintu ejo bikagukoraho. Nabyo nibyo kubw'umutekano w'umuntu, nabyo nibyo, ariko mu bantu ntago hari uburyo, ushobora yenda kutabikora muri rusange, ariko ukegera umushumba, ukegera umuntu wiyumvamo ko yagufasha, akagufasha, akagushyiraho ikiganza, akagusengera. None twakwibaza ngo ubundi se niba ibintu ari ngombwa, mu kwatura habamo izihe mbaraga? Mu kwatura nyine cyane cyane ibyaha. Mu kwatura habamo imbaraga. Njye ndiheraho, aho nabaga nakoze akantu wenda nateshutse, kabivuge gutyo, ntabwo nasinziraga, kandi ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo byari amahame y'itorero nabagamo, oya, ntabwo nasinziraga. Sinjye yabonaga bucya ngo njye gushaka pasiteri ngo amfashe.
namaraga kumwaturira yamara kungira inama nkumva mbaye mushya nkumva muri jyewe hari ikintu kimeze nk'ibuye cyari kindemereye kimvuyeho nkumva umunezero ni wose ngero nkurikije inyungu bya nkura mu kwatura ngewe rwose numva nta kindi kintu ushobora gukora ngo wumve amahoro. Shatse kuvuga ngo kwatura bigarurira umuntu amahoro muri we. Arega niyo umuntu asenga barimo kwatura. Niyo umuntu asanze mugenzi we yahemukiye kamubwira sori mbabarira uba watuye. Kwatura ntabwo ari kujya mu ruhame uvuga ngo nasambanye ngo Imana imbabarire ngo nasambanye n'umugore wa runaka ngo nakoze ibi n'ibi ushobora kwiteza satani wo kukujyana muri ribu no mu bindi no mu bindi. None se tuvuge hari nk'abantu bundi baturirana nk'uko Bibiliya ivuga basanga umuntu amaze gusambana n'undi bahise baturirana. Ibyo ntabwo ibyo byose kuba ari ukwatura ari impumyi irandatindi wigeze ubona ntabwo bishobora. Ni ukuvuga ngo bene data iki kintu kirakomeye kuko kwatura bora hari izindi mbaraga akenshi wasangaga buriya umuntu afite icyaha kiri muri we cyangwa afite ibikomere ibintu byamubabaje iyo abisohoye iyo abonye umuntu abisohorera akabibwira akagira ate arabohoka yumva agize ayandi mahoro. Bishatse kuvuga ngo uyu muco wo kwatura abakristo bakongera bakawusubiraho ariko bakagira ubwenge bakagira abo baturira n'ababasengera n'iki. Baranabikora kugeza n'uyu munsi barahari batarashayisha batarahindura uburyo bahuriragamo n'Imana n'uyu munsi. Nese ntitukijya mu butayu gusenga hari abatabyemera. Yego. Hari wabwira uti ngiye ku mazi ibyumba atego ko ati sugiye mu biki Imana iba mu mazi ngiye kwiherera ku musozi ngiye guhamagara Imana ndumva nacitse intege nkeneye gufata iminsi 2 3 4 ndi mu cyumba niyirije ubusa ntarya ntanywa ntuzapfa tisi kubabaza umubiri niko gukira. Ahubwo nanjye aho waheraho yendo tubwira ubundi kujya mu mazi gusenga cyangwa kujya ku musozi aho hantu ubuhasanze Imana cyangwa ubuhajyanye Imana. Uburyo bwose ushobora kwizerera mu Imana buragukorera. Buragukorera. Uko yizeye. Uburyo nabariya batajyayo. Uburyo bwose bayizeramo uyizereyemo buragukorera. Hari ujya mu mazi akumva nibwo ahuye nayo. Yego. Ubwo nyine biramukorera uko. Hari ujya mu musozi akumva niho hari buhure nayo fresh. Rwose nawe biramukorera ariko nutajyayo biramukorera biterwa no bikubera uko byiza. Uko wamenyereje Imana uburyo bwo guhura nayo niko muhura. Shatse kuvuga ngo wajya mu mazi nubundi Imana ntagire mu mazi ahubwo Imana uyijyanye mu mazi. Uyijyanye mu mazi cyangwa uyijyanye ku musozi. Ubundi Imana tubana nayo. Tugendana nayo. Nibyo yavuze ngo nzagendana namwe nzatura muri mwebwe muzambera ubwoko. Muzambera ubwoko. Imana iguha umugisha kubw'amagambo meza uri kutubwira. Twari turi kuvuga kwatura. Urumva ko kwatura ni umuyoboro wo kwakira izindi mbaraga, ni umuyoboro wo kwakira agakiza, ni umuyoboro wo kwakira kubohoka. Kubera iki? Wakira kubohoka watuye. Arega ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Ni ijambo ry'Imana ryabivuze ngo mwaturirane ibyaha kugira mukizo. Kandi ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza uzakizwa. Imana igumugisha. Biramfashije. Bishatse kuvuga ngo iri jambo jewe nkunda kuritindaho cyane rivuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza. Bishatse kuvuga ngo uku twaje mu gakiza tukumva ijambo ry'Imana tukihana tugahamagarwa tukavuga ngo turakwakiriye utubera umwami n'umukiza buriya tayari kaba kabaye already twarakijijwe. Kandi turi kuvuga ku bantu bamwe na bamwe batarakira ku gakiza. Batarakira ku gakiza. Iyo watuye ko Yesu ari umwami undi Yesu yaturwa rimwe. Igihe wamwakiraga mu buzima bwawe already yarinjiye ari muri wowe. Ahubwo iyo wasubiye inyuma iyo warenze kuri ku mahame ye uba wadeviye uba wamwimuye mu buzima bwawe. Ariko nubwo umwimura ntajya kure yawe
kuko igihe ugarukiye ukatura ukatura uti nciye bugufi imbere yawe narakubabaje naraguhemukiye wongera ungirire icyizere wongera ugaruke muri iki ako kanya uhita wumva ibihe byiza byo muri Kristo muri wowe Yesu arasinzirizwa mu mukristo ariko ntavamo ntagenda ntajya kurara arakangwa. Amen. 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 Imana ibamugisha. Ndumva muri kugenda musobanukirwa. Ahubwo yenda dusoza iyi ngingo navuga ngo uko kwatura ukakira agakiza ukagira ute bakagusengera akavuga ngo amazina yawe gutya birabagusubirishamo kuri abakwatuza ese umuntu utaraciye muri iyo nzira uvuze ko atakishijwe wumvise ijambo akitahira uriya muntu ntiyakishijwe aho se yakijijwe gutatatuye ugombaga kwatura reka ngwaka ingero urugero none se uwambara ikote na fiance we mukajya mu rusengero hanyuma mukinjira mukicara mugasohoka mukumva ko musezeranye kugira musezerane nuko hagomba kuba iki mukarahira hagomba kuba indahiro ngo nabyo nukwata bakabaturaho umugisha kandi reka nkubwire mu isi y'umwuka abantu reka mbabwire Imana tuyisengera mu kuri no mu mwuka iyo dufatanije uzarebe iyo tuhuje iyo abageni baje mu rusengero pasiteri akabaturiraho umugisha ibyo bajyamo byose aho bajya gusengera naho babatabaza naho bativuga ibyakozwe mu icyo gihe batashye bageze mu rugo ntabwo umwuka wera ashobora kubitangaza mu bantu ariko uzarebe umuntu wabikoze wahuye n'umuntu na mugenzi we bakajya bakaviyora inzira bagasambana akatuvuge bagasambana uzarebe ukuntu umwuka afuha akarakara rero dufite abantu ariko kubera ko batuweho ngo mugende muhabwe umugisha mu rugo rwanyu muzabyare muheke ari abana bavukana confidence ari abageni bagenda bafite confidence kuko batuweho rero dufite abakristo dufite abakristo ndetse n'abakozi b'Imana n'abavuga butumwa bamwe na bamwe bumvise ijambo bagiye mu rusengero bwa mbere bumva ijambo barangije baragenda bigira umubatizo barabatizwa bakira impano bakorera Imana ubu ni ukuvuga ko batakijijwe kandi bataratuye ntabwo bakijijwe none ko dufite bamwe ari abashumba se abandi ari abavuga butumwa batatuye ko Yesu ari umwami ubwo bafite ukuntu bamwatuye utabonye oya ubwo baramwatuye ni ukuvuga ngo Yesu wajya guhamya utazi ashobora kumva ijambo ry'Imana agataha akigira umubatizo akabatizwa nyuma agahabwa impano agakorera Imana atatuye ko Yesu ari umwana wowe waratuye profete naratuye cyane waramwakiriye ndaramwakiriye ndatura ni ukuvuga ngo rero udukurikiye nawe yisuzume arebe neza mu gakiza kawe itangiriro ry'agakiza kawe ese utangira gukizwa watuye kwatura twavuze ni ya magambo bagusubirishamo yandahiro buriya niyo ugeze mu musigiti watura yuko Muhammad ari intumwa y'Imana kandi inkuru ikuruye izindi zose naho baratura ese wowe ugeze mu barokore ugeze mu gakiza waratuye bavuze ngo mwami ndakwakira imbere umwami n'umukiza amazina yanjye yakore mu gitabo cyo kurimbuka yandika mu gitabo cy'ubugingo ndetse bya bindi twatuze ese ubundi abakozi b'Imana bo muri iki gihe baracyatanga akanya ko kwatura arabwiriza abantu mushaka kwakira agakiza baracyatuza abantu ko mu rusengero ntakibibona ngira ngo wenda n'ibihe byo muri covid hariho kwitwararika cyane ku mpamvu zo kwirinda ubu ntabwo biriho ariko covid itaraba icyorezo uwo mwanya wajya gubaho ariko kubwo kwirinda covid tubwira n'abadukurikiye mukomeze mwirinde ntaho kirajya kirimo kirashira ariko bakomeze birinde ubu rero ubuho ntawe urabizi ko nta kwatura uburyo bwo kwatura kwabagaho habagaho ko abantu bazi imbere abakozi b'Imana bakabegera
bakabajya mu matwi bakabaturira bakabasengera ariko urabizi ntago abantu bakegerana nukuvuga ngo utsinzwe n'ijambo haguruke hanyuma agasengerwa nibwo buryo turimo nyine ariko umuntu wese yature ko Yesu ari umwami kandi azakizwa. Amen. Imana igumugisha. Tugana ku musozo twari turi kuvuga ku mukirisitu cyangwa gukizwa n'umurokore. Ese uyu murokore we n'umuntu umeze ute? Umuntu aba murokora ate? Itandukaniro ry'umurokore n'uwo mukristo ni iri? Ubundi umurokore umurokore ntabwo ari wa wundi wambaye ibintu birebire cyangwa uteze agatambaro. Umurokore ni umuntu wapfuye kuri kamere icyari cyaramubase kandi agahorana ishyaka ryo kukirwanya no kugitsinda akagerageza kunga bene se atagize aho abogamira. Umurokore ni umuntu uhagarara ku kuri kw'icyo yahamije igihe yaturaga. Bibiliya Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Kandi ngo ni umuntu ugendera ku mahame ya Kristo, umuntu wirinda, umuntu ugerageza kurinda yandanga agaciro ya Kristo muri we. Ahageze batamuzi akagaragaza Kristo, ahageze bamuzi akagaragaza Kristo, mwibanga no muri public akagaragaza Kristo. We ntaboneke ahubwo akagaragaza Kristo. Niwe murokore. Agakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Uwo niwe murokore. Niko ntekereza. Ushatse kuvuga ngo ntabwo ushobora kuba umurokore utari umukirisitu? Ubundi uburokore buva mu bukirisitu. Navuga ngo ni impanga. Ugiriwe umugisha ukaba umurokore ukaba n'umukirisitu, aho ngaho rwose nta kabuza. Kuvuga ngo umurokore ni umuntu uba ufite ibyo yarokotse, ibyo Kristo yamukuyemo, yamukuye mu byaha, yararokotse mbese. Umukristo akaba umuntu wakiriye Kristo, urangwa n'indangagaciro z'ubukirisitu. Urumva izo birajya gusa biragendana, ni murumuna ikibazo ni murumuna w'ikindi aho ngaho. Imana ibamugisha. Rero mwe mwari mudukurikiye, twari turi muri sobanukirwa, turi kumenya ngo umukirisitu ni muntu ki, ese umurokore ni muntu ki. Mwumvise byinshi kandi ndatekereza yuko hari umumaro cyabagiriye. Rero mukomeze mugubwe neza. Yenda twasoza tukubaza Prophet Olivier, umuntu yakubona gute? Ni kuri Tabarwa TV. Imana ibahereza umugisha. Kuri Tabarwa TV asanga adresse zawe zose. Imana ibamugisha. Tumva twasoza dusengera Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana ishobora byose, kubw'aya magambo yawe meza, amagambo yo gusobanukirwa neza umurokore niki, hanyuma umukristo ninde. Ibyo byose kubisobanukirwa ni ukurimbisha Kristo uri muri twe, ndetse no kumurinda ibyonnyi. Ushirwe hejuru kubw'aya magambo. Uhereze umugisha iyi Yesu ni byose, uyagure uyigeze kure, kandi urusheho kuyongerera abantu benshi bayigana, bayumviraho amagambo nk'aya abayobora mu gukiranuka. Urakoze ko wumvishe icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibamugisha. Niba utarakora subscribe turagusaba kuyikora, ukore share, ukore like, ndetse na comment yawe irakenewe. Imana ibamugisha. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Shalom. Shalom.